ni umunsi aho Imana itwemereye yuko tugendererwa n'umuntu kubw'umugisha wacu twese. Ndifuza gusoma ibyo tubwirwa hano mu byanditswe n'umurongo umwe gusa mu gitabo cya Yeremiya. Reka nshyiremo marinete kugira ngo masome neza. Ndimo nsoma nta marinete ubu noneho. Mu gitabo cya Yeremiya ku murongo wa 4, igice cya mbere umurongo wa 4. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga nti, nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana. Urumva aho hari na mbere yo kuvuka kwe Imana yari yaramaze gutanga umuhanuzi wo ku mahanga yose. Nuko ndavuga nti, nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana. Ariko Uwiteka aramubwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Ntukabatinye, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. Uwiteka yarakarambura ukuboko kwe ankura ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati, shyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami. Murumva ibi bintu ukuntu bitangaje. Yari umusore ukiri muto, ndetse Imana ubwo yari yaramaze kumushyiraho ngo ayobore amahanga n'ubwami bwinshi, amahanga menshi ndetse n'ubwami bwinshi, kurandura no gusenya, kurimbura no kubika. Mwitegereje mbere yuko himikwa ubwami bw'umwami, ibyanditswe bitubwira hariya yuko hagomba kurimburwa ubwami bwose bwa Antikristo. Kubwo kurimbura na nyuma no kubaka no gutera imbuto. Rero ni ukuvuga ngo ni ibintu bibiri bikomeye cyane biri aho ngaho, sibyo? Kurimbura no kubika kubaka no gutera imbuto nyuma. Ibyerekwa byerekana ibihano Imana igiye kubahanisha. Ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, Yeremiya we uruzi iki? Maze ndavuga ati, nduzi inkoni y'umurinzi. Maze Uwiteka arambwira ati, waroye neza, kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Ni byiza. Hamwe n'aya magambo, reka ahangaha twiyegereze kuri uyu munsi, umunsi w'ingenzi, umunsi w'amateka kuri twebwe, ndetse kandi ari nawo umunsi Imana ishobora byose, umuremyi waremye amajuru n'isi, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka ndetse n'abantuzi bose, yanyemereye kubaho kugeza kuri uno munsi, kugira ngo mbashe kumugaragaza imbere yanyu hamwe n'iki cyanditswe uyu muntu. Icyaduha Imana, Uwimana yatwemereye uyu munsi ngo adusure, atubwire iri jambo, kuko iri ni ijambo rirema. Icyaduha Imana ikaduhesha umugisha binyuriye mu ijambo ryashyizwe mu gikoresho cy'Imana cyacu uyu munsi wa none. Hamwe natwe reka twakire mwene data ushimwa akaba inshuti, ndetse uwo dushimira n'umutima wacu wose. Dushimira Imana kubwe. Jose Benjamin Perez wo muri Puerto Rico. Urakoze cyane Missionnaire Miguel Berendez Marine, ukaba inshuti ukaba na mwene data.
mwaramutseho bakundwa bene data nshuti muri hano. Mu by'ukuri ni umugisha ukomeye cyane ndetse n'ihirwe cyane kuri njyewe ndetse no ku mugore wanjye na Huriyani n'abaduherekeje kugira ngo tube turi hano Valencia, Venezuela. Kandi uyu munsi ku cyumweru, umunsi w'abamama, kuba ndaha ndimo nsangira hamwe namwe uyu mwanya w'ubusabane, ku busabane buvuga ku ijambo ryayo. Felicitation ku bamama mwese, mwebwe abari hano ndetse n'abandi bose bari ku isi. Icyampa Imana ikabaha umugisha mu buryo bukomeye cyane, kandi ikomeze bakoreshe cyane mu murimo w'Imana, ndetse mukomeze mube ibikoresho biri mu maboko y'Imana muri kino gihe cya nyuma. Tubwirwa na Dr. William Soto Santiago mu butumwa bw'intashyo bwa 2006 mu kwezi kwa gatatu, tariki 13 z'ukwa gatatu 2006, Manaus, Brazil. Muri ubwo butumwa aratubwira nuko rero kubwuko gukura kwa gatatu kwari kwiza ndetse ari uko igiciro gikomeye ndetse gukubiyemo n'imigisha ikomeye cyane ituruka ku Mana. Imana yatweretse urugero rwabyo binyuriye muri Revera William Marion Branham. Rwari urugero rw'uburyo ki ugukura kwa gatatu kuzagenda mu itorero rya Yesu Kristo mu gisekuru cy'ibere komeza imfuruka, mu gisekuru cy'iteka cy'itorero ry'umwami Yesu Kristo, ndetse ariho itorero ry'umwami Yesu Kristo rizamuka kugira ngo rihakirire umugisha wo gukura kwa gatatu. Umugisha wo gukura kwa gatatu, murumva, ubonekera hejuru. Zamuka hejuru kugira ngo ugire uwo mugisha. Twebwe turi mu gihe cy'ubwiza kuruta ibindi bihe byose. Kugira ngo tubone gukura kwa gatatu bizaba byoroheje. Kubwo kubona gukura kwa gatatu bizaba ari byoroheje. Kubera iki? Kuko hari urugero ugukura kwa gatatu kwagaragarijwe, kuko ugukura kwa gatatu kwaragaragajwe mu rugero ubwo umwuka wera yashyiraga ijambo ryayo mu kanwa ka Revera William Branham, nawe akavuga iryo jambo, nuko ibintu bigahera ko biba. Mu magambo yumvikana yeruye turimo tubona ijambo rituruka mu kanwa k'Imana, rituruka mu kanwa k'umugabo. Ndetse gukura kwa gatatu ni ijambo ry'Imana rituruka mu kanwa k'umugabo, kandi ibyo uwo mugabo azaba arimo avuga bizaba birimo bihera ko biba. Ibyo ngibyo ni ugukura kwa gatatu azaba ari ukugaragazwa ko ijambo rivuga bikaba. Rero muri buri kwigaragaza ko gukura kwa gatatu, mbere hazabanza humvwe ijambo rirema ry'Imana ririmo rivugwa mbere ya buri gihembwe, aribyo itora umugeni arimo yumva ijambo ririmo rivugwa. Nuko rero dushobora kuvuga nk'uko umuhanuzi Eliya yavuze ubwo yamenyaga yuko ari ibiturutse ku Mana. Imana ikamuyishurira yuko hagiye kuza imvura ikomeye cyane. Imana ishyira amagambo mu kanwa ka Eliya. Hari mu gihe cy'amapfa, yari amaze imyaka 3 n'igice, izuba rikomeye cyane. Ariko umuhanuzi Eliya yari yaravuze mu gice cya 17 cyo mu bambi ba mbere ati ntazaba imvura cyangwa se kimwe hatabaye ijambo ryanjye. Uwo mugabo yari afite ijambo rirema kugira ngo arivuge, nuko ibintu bere ko biba. Rero ku munsi w'imperuka dufite isezerano ry'ubukozi bwa Eliya mu kwigaragaza kwa gatanu. Aho niho hazaba hari ijambo rirema rigomba kuvugwa, nuko ibintu bigahera ko biba. Ibintu bigomba kubaho bizabaho muri ubwo buryo. Umuhanuzi Eliya yaravuze ngo nta mvura iri bugwe ndetse nta n'ikime kiri bubeho hatabaye ijambo ryanjye. Murebe mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rwa 35 igika cya 191, Revera William Branham aravuga ati nuko ngiye ndifuza kubona ibyo biba. Dore hagiye kuzabaho imyitwarire y'abantu bitwaramo imbere y'ijambo y'ubutumwa. Rero nitegereje uburyo ki Highlight yabivuze,
yavuze ikintu cyari gitunganye. Icyo nicyo mwebwe namwe muvuga ko mukora. Nuko aho yandika ngo gukura kwa gatatu bingana no kuvuga. Ibintu bitunganye bya nyabyo bingana no kubivuga. Ejo hashize hari ikintu gitunganye navuze gikwiriye, navuze kuri Venezuela. Rero kimwe nuko Eliya harya yavuze akavuga ngo hagwe imvura nyinshi, hari imvura nyinshi igiye kuza, ari wenda harya ubwo umugaragu yagiye kureba yabonye agacu gatoya, ariko hari ubwa kabiri. Bwa mbere yaragiye ntiyagira ikintu abona agacu gatoya cyane. Bwa nyuma abona kandi gacu gatoya. Eliya nkuko yabivuze ntabwo ako kari buzane imvura na nkeya, ntikari bunavaneho ubushyuhe bwari buhari, ariko ijambo ryari ryavuzwe. Nanjye ejo hashize navuze ijambo kuri Venezuela, ndetse kandi ubu ndimo mbyiyumvamo yuko hari imvura ikomeye y'imigisha igiye kugwa kuri kino gihugu, kuri no shyanga, ku ntore zose zibone ibyinshi bisaga, haba mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bufatika. Nanone hakuweho za ferabeto, bya bindi byari bituboshye byo mu buryo bw'umwuka no mu buryo bufatika. Nanone imvura ikomeye cyane inyagire Venezuela, imvura ikomeye cyane irimo ivuga ihindahinda ku bana b'abakobwa n'abahungu b'Imana wa Venezuela. Ariko mwebwe mukuba muri imbere y'iri jambo, mukwiye gufata imyitwarire itunganye, mukavuga ijambo ritunganye, mufatane ubuseriye iri jambo kugira ngo binduke ukuri. Abanyavenezuela, buri mwana w'umukobwa cyangwa umuhungu w'Imana utuye hano ndetse n'abari hanze, batakambe basabira iki gihugu, Imana ibashe kubazanira bundi bushya, ibashe kugira ahantu hashya bundi bushya. Reka dukomeze tuvuge hano ibintu bizabaho uko iryo jambo rihema rigenda rivugwa, kugira ngo bibe muri bwa buryo bwose bujyanye nuko gukura kwa gatatu. Buri gice cyose cyo gukurura kwa gatatu kigomba kuvugirwaho ijambo kugira ngo icyo gihembwe gihere ko kiba. Nuko Branham aravuga ati ukareka ibyahashize kugira ngo haze ibikurikiraho. Rero ibyo ni by'intumwa ikora, ndetse n'abantu baba bari inyuma yayo, ni ugutera intambwe ijya imbere. Turabona ko gukura kwa gatatu gufite aho kujyanye n'ibyaremwe. Ibyo bizaba ari ukugenzura ibyaremwe bikorwa n'Imana, n'ijambo rima ry'Imana. Ibyo kandi bigomba gukorwa n'imyera ibiri, ari bo bafite imbaraga zo gukoresha ibyaremwe. Ndetse uko niko tubona ko gukura kwa gatatu kuzagira ukugenzura ibyaremwe, kuzaba ku bw'agakiza ndetse no ku bantu. Ahangaha niho tubona wa mugabane aho Hatright yavugaga ibintu bikwiye, yasabye ibintu bikwiriye ku bw'abana be, abasabira agakiza. Rero we nuvuga ijambo ritunganye ukabyizera, Imana iraza guha umuryango wawe, ubwo iraza kuguha imiryango yawe. Ibyo tubifitemo urugero, niba hariya byarabaye n'aha muri kino gihe bizaba, kandi birimo biba. Ndetse kuri abo bantu ku bw'agakiza kabo, murabona umugore wari urwaye ikibyimba yamuvuzeho ijambo nuko ahera akakira. Ndetse n'ibintu bitari bihari kugira ngo bibe nko kuremwa k'udukima ndetse no kuzuka kw'abapfuye muri Kristo, ibyo bijyanye n'iryo jambo rirema. Haravuga ngo abapfuye bazumva ijwi ry'umwana w'umuntu, aravuga ngo mu mugabo nuko bazazuka. Rero binyure mu ijambo rivuga bikaba, bo bazaza, kuko ijambo rirema riza n'umuzuko w'abapfuye, ni rya jwi rikomeye cyane ry'imanda ya nyuma. Rero kubw'iyo mpamvu itorero ry'Umwami Yesu Kristo rizaba ririmo ryumva rirya jambo rirema ry'ijwi rikomeye rirenga ry'imanda cyangwa se impanda ya nyuma. Ibyo ngibyo nibyo itorero umugeni arimo yumva. Rero kubera ko ari ijambo rirema, muri kura kwigaragaza gutanu tuzaba turimo tubona atari ukugikoresho gusa kizaba kirimo kivuga iryo jambo kugira ngo bisohore mu mwuzuro wose, asore mu mwuzuko kwigaragaza, ahubwo no kuri buri ntore y'Imana yose.
ariyo yamaze gufata iryo jambo muri kino gihe cya nyuma ndetse bakarigira igice kibagize nuko bakamwambika ikamba. Kandi ibyo uwo mwana w'Imana avuga byose nanone ibyo bizabaho. Azaba ari imbaraga z'Imana bundi bushya zirimo zigarurirwa ibiremwa abantu. Icyaduha Imana ikadufasha kandi Imana iduhesha umugisha, ndetse dushake kugira imyitwarire itunganye imbere y'ijambo, tugira imyitwarire ya nyayo ikwiye. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukumva byonyine, ahubwo no kwakira ndetse no kubyizera, ndetse ukavuga ibintu bitunganye bya nyabyo. Hari ahantu agira ati ujye waturira ku bw'agakiza mu kuza kwa mbere no mu kuza kwa kabiri. Ikintu cya nyacyo bingana no kukivuga. Twagira uwo mutwe w'isomo w'iki kiganiro kigufi cy'uyu mwanya. Ikintu gikwiriye cya nyacyo kukivuga, mu kuba cyamaze kuvugwa hamaze kuvugwa ikintu gitunganye cya nyacyo kuri Venezuela. Rero kubw'iyo mpamvu icyo twakivivuye, kandi iryo jambo ntabwo riratakara ngo rizimire, ahubwo rirazana buri kimwe cy'icyo cyatumiwe. Icyaba Imana ikamugisha kandi Imana ibarinde, ndetse Imana iduhesha umugisha uyu munsi wa none binyure mu ijambo ryayo, ndetse kandi ijambo ryinshi ryambara imibiri mu mitima yacu, nuko tuze kuva aha ngaha dufite umunezero ndetse n'ibyishimo, twuzuye umunezero, tumerewe neza kuruta uko twaje. Tubaturwe haba mu buryo bw'umwuka no mu buryo bufatika, tubaturwe kuri buri kintu cyose cyaba kituziritse, kandi turusheho kwizera yuko Imana iratanga agakiza ko mwuka n'agakiza gafatika, agakiza mu nzego zose, ndetse Imana ibaronkere byose mukeneye kugira ngo mukomeze mukataza imbere, mukore umurimo w'Imana munitegurira uguhindurwa kwanyu. Hamwe natwe ubundi bushya missionnaire Miguel Bermudez Marine, ndetse ndanatashya abo bose bakurikiranye nanone hariya muri Puerto Rico ndetse no mu bindi bihugu, binyure ku cyogajuru Amazonas ndetse no ku cyogajuru Outersat 8. Icyama Imana ikaba umugisha kandi Imana ibarinde mwese. Mana ishimwe, Mana ishimwe kubwira ijambo tubwiwe. Reka dusozanye n'umurongo uri muri Bibiliya hano mu gitabo cya Yesaya. Ejo hashize ubwo Imana yabyemeye yuko avugwa iryo jambo rya nyaryo kubw'ineza ya Venezuela, kubw'umurimo Imana ifite hano kuri Venezuela. Umugore wanjye yari arimo arira hugita, arimo arira Yerusalemu, Yesus Maria arimo arira, ariko nge nakomeje guseka. Abantu bashobora kuvuga baturiya muntu ese yubashye. Byanyibukije Aburahamu ubwo Imana yamuzaniraga amakuru nyuma y'imyaka 25, ati umwaka utaha uraza kubyara umwana wawe. Umugore we yatangiye guseka. Ngewe narebaga mu mutima, Imana yarebaga mu mutima w'Aburahamu, ndetse ikareba no mu mutima w'umugore w'Aburahamu, kubwo kuriya guseka akamenya ubusobanuro bw'iriya nseko. Ariko mu by'ukuri nge nuzuye umunezero, nge ntangira guseka. Mu by'ukuri numvaga uriya munezero uri muri nge ukomeye cyane. Nibutse Aburahamu ari imbere ya Elohimu, yarasetse hariya. Ibyanditswe biratubwira nk'uko imvura iva mu ijuru n'urubura ntibisubire hariya uretse gusa bimaze kunyagira isaye, nuko bigatuma habaho kwera kw'imbuto zabibwe. Uko ni nako ijambo ryanjye rizamera rituruka mu kanwa kanjye, ntabwo rizasubirayo ubusa, ahubwo rizakora icyo nge nshaka,
kandi prosperada rizatera imbere, para rizatera imbere kuri ba bandi ryoherereza. Ibyo niko umwami avuga, escritura. uko niko ibyanditswe bitubwira. Ni byiza, turanezerewe cyane, ndetse kandi turabizi ko Bendición na mbere hose twari tubizi ko ari umugisha ukomeye cyane dufite uyu munsi wa none. Ubu ijambo dutangiranye n'iri ngiri. parte de todo el pueblo venezolano. Murakoze cyane abanyavenezuela kubw'uko mu mutima wanyu mwabigubanyemo Representa una gran bendición. kudusura kwanyu ni umugisha ukomeye cyane kuri Venezuela yose, ndetse no kuri twebwe twese. Nawe Sara, na Huriyani, Julio, ndetse na Uriyo David. que Dios me los bendiga. Icyampa Imana ikabampera umugisha. N'ihirwe rikomeye cyane kubagira hano. Esta es la primera de muchas. Iyi ni inshuro ya mbere mu nshuro nyinshi. Así que Nuko rero icyifuzo cyanjye ni ukuza que el Señor me permita venir. inshuro zose umwami azanyemerera kuza, ubwo nzaba mfite amahirwe yo kuza hano. Así que, Nuko rero bueno, Dios les guarde y les bendiga. ni byiza, Imana imugisha, Imana ibarinde mwese, Imana igumugisha Miguel. Allí, la venida del Hijo del Hombre viniendo a su reino fue representada